gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize uwitwa Tania yarageze mu rugo yaramaze gusanga Maya na Jenny bari baganira yaramaze kubaza uwitwa Jenny ati se koko uratuje wowe ko umeze neza reka inkuru yacu tuhere kuri aba ngaba bo Jenny ahera akamubaza mu bwoba bwinshi ati kubera iki se naba nameze neza kandi ati umutima wawe uzi ukuri urabizi neza kuri fine koko uratuje ku rubanda nimugira n'isoni subwo uraryama ugasinzira Jenny ati yego ndasinzira Tania tukanarota ntusimbagurike Jenny ati yego ahubwo rwose nkibagirwa ko bwanakeye Tania ati mama nawe nuko se Maya nawe uraryama ugasinzira Maya ati ahubwo se nabuzwe nande kandi yahera akase atabikomana we Bibiliya kivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha koko ntabwo mubona gute bito usinzira muto ariko koko yaga numva bavuga ngo iyo umugore yarakaye na Stan arahaguruka akaza agatera agatebe akicara akiba mwebwe umenya mwebwe ndatinya kuza kubareba pe kuko mwe muri bitangaza ntimubaho ubundi mama agakungu kawe na Jenny buriya gahatse iki ubundi mu myaka yashize ko mutakururanaga nibutse yo gukururana ubungubu nangwa nuko muhuje amafuti Mayata yahe mafuti se kandi mwana wanjye ati njye sindi umwana wawe ndi umwana wawe warambyaye ariko uri mama ntanguriye ikibi kigenda n'amaguru aha Anyway mama ndakwinginze ngira ahantu itoza ari ikindi kintu ngushakaho ari ikindi kintu kinzanya mama reka turenge ibintu byose byabaye twirengagize amafuti yawe twirengagize ubugome bwawe twirengagize ukwikunda kwawe sibyo no gushaka kwambura undi mwana ubuzima noneho tubigenze gutya ngira ahantu ituza ari ngende umusabe ikintu kimwe cyonyine ndamusaba kukurekera iriya mitungo ibintu byose ushaka ndamusaba rwose abiguhe ariko nabura nkagezaho pe maze gutwara ubuzima bw'abantu benshi kandi pe tuzanakwihorera atari ko kunshinja ngo maze gutwara ubuzima bw'abantu benshi natwaye ubwandu cyane ati mama urugero rwa hafi se reka duhere kuri Rina iyo bitaza kuba amafuti yawe Rina yakabaye akiriho waramutoteje umusanze mu rugo rwe
amwambura umugabo we, amwambura uburenganzira bwose, amutwara byose yari afite. Mama wabanje kumutwara umunezero, amutwara ibyishimo. Ugerekaho kumutwara urukundo rw'ubuzima. Urangije umutwara ubuzima, none n'uwo yasize yabyaye nawe urashaka kumumukurikiza. Ubwo si urugero rwa hafi ngo haye, cyangwa urundi rugero. Ubuse Jaya arihe koko mama? Si wowe wabikoze? Uri kugira ngo babaze Evan, uzabanza ngo umukureho ngo ibintu byose, ngo urashaka kuzamubaza ngo umumaraho ngo abantu bose akunda. Reba senga, reba amezi yose amaze mu bitaro, n'ubu ntareba, ntabasha kureba, amaso ye ntarora. Abantu bakoze uko bashoboye, abaganga bose bakomeye, abadokita bose b'amaso bamuvuyeho, bavuga ko nta kibazo afite. Kuki atareba? Byose n'amakosa yawe. Ese ni ibiki wakoze? Ubundi senga, ubundi ubushobozi bwo kumugera kuriya wabukuye. Najya mwibazaho pe, hari igihe nicara nkibaza, ni wowe wambyaye, warantoraguye, ubundi njye nawe dufite icyo dupfana, waranyandapse. Ese ubundi mama, ubundi wowe urabyara? Nangwa twese twaba twarabyawe na Lina? Ntukagira ikibazo cy'uko utabyara. Je nahera gaseka, gatego ko karabaye. Uko ngeze aho ngaho mama wawe ntagaruka atabyara, niwe wakubyara. Ndetse ubona mudafitanyemo agashusho. Kandi atereka njye ntabwo nasa n'uyu mugabo. Mama abona twasa, reba ubwiza mfite nawe wireba. Ubundi niwe wambyaye? Ati ninde wagushutse se kuri mwiza? Kandi ati mama, nawe urabizi ko ndi mwiza, ahubwo warambyaye. Yemba mbona na Ivan ariwe twavukanye. Ntabwo we wabyara umwana usa nanjye, ahubwo Lina buriya nariwe wambyara. Nayahera karaka, ariko Lina yabaye Lina. Buri wese uvuze avuga Lina ndusha iki? Lina yarapfuye, ariko Lina akomeje kuba Lina. Kandi ati azakomeza kubera isereri mu mutwe. Uzi impamvu se mama? Nuko nawe ubizi neza ko yarakurenze. Reba umuntu amaze imyaka irenga 20 atakiriho, ariko still aracyagutera ubwoba. Ibaze rero iyo aza kubakiri, menya n'umuzimu wari nahari aho wabona wagutera ubwoba. Ariko ubundi kukiburiye umuzimu utagarutse ngo ujye kunkosorera, kunkubiti. Ayo mashagaga n'ibiki byose n'ubugoryi ubufite, wenda Lina akabanza kabikumarira. Ariko uburyo yitondaga ntago umuzimu we wakuzira wowe. Imana ntizakwihane. Ako mama, Lina arakuruta, azakomeza kurute. Ibaze ko no kwa data Lina arayoboye, wowe nta nubwo uri no mu kazana. Ayahera karakara, akavuga ati iyo niyo mpamvu mwese mbanga, niyo mpamvu mwese mba numva nabaritura, niyo mpamvu mwese mba numva nabica. Ubundi sugize ngo kira cyana yabyaye kiracyariho, aho ngaho gutyo gusa ngo hariho, nawe ukiriho. Naramufashe ndamujyana aho bari kuzika Jaya, mujyana yo ku Bwende kugira ngo mubabaze, mwereke ko uwo yakundaga, uwo yaragize nk'ikigirwamana, uwo yumvaga hari igitangaza, agiye kujyana ahacecekerwa, amubuze burundu nk'uko yabuze nyina akivuka.
kandi namujyanyeyo nawe ubwiwe atariho, hari icyo nasize mubitsemo, ibyo namuhaye kurya no kunywa uwo munsi byari byo kumunaniza. Ahubwo se buriya nta hantu baramubika, wabona ataranagezeyo, mperuka dusunika akagare, niba yarageze mu bantu nangwa yaraguye nzira n'ibiture, twe twahereye ko twigendera. Cyane ati mama niba ari kwivamo, nicyo nashakaga gusa, nashaka kumenya icyerekezo aherereyemo, niyo mpamvu nanjye nakurakaza. Reka nkubwire mama, nushaka ko umuntu akubwiza ukuri uzamurakaze, nushaka ko umuntu yivamo uzamurakaze, ko umuntu urakaye nta control agira, umuntu urakaye akubwiza ukuri, umuntu urakaye niba kwanga kubwira akakwanga, n'ibyo yakubeshye byose arabikubwira, nagira ngo nkurakaze. Ahera ko yigendera, nasigarana umujinya n'uburakari, atari ku Mana, akiyonza kuba atari njye wakabyaye, ntakabaye mukurikiza abandi. Jonatego ugeze kuri point yo gutekereza kwihekura ze, bayasigaho. Uriya ni amaraso yawe, waramwijishuye, waramubyaye, ati ibyo simbihakanye, ndanabizi pe. Igihumbi ku ijana, ariko karanzonga. Ibaza uburyo Tani yanzonga iyo aba ari bwo buryo Eva nanzongamo, nakabaye ndihe. Jonathan rero reka nkubwize ukuri Maya, Eva ni suko ataba umugome, si nuko atakuzonga. Buriya abana b'imfubyi akenshi usanga ari abanyabwenge, usanga nta butesi bagira, usanga ari incakura, usanga bafite ubwenge buri hejuru, ari ba bana bimenya. Ariko ibyo ntabwo ariko bimeze kuri Eva. Uzi impamvu? Eva ni nka mama we, Eva ni nka Lina. Umusore wagiye ibintu byose wagiye ukorera Lina, ariko neza neza ukagira ngo urasa nawe uri kwandika ko mazi. Neza neza Lina yaribyaye, si ukuriya mwana atafite ubugome, si nuko atabishobora, ahubwo nyine afite character nk'iya mama we. Rega ntabwo abantu bose baba babi ngo nuko bahemukiwe. Umuntu ashobora guhemukirwa nahinduke ngo ab'inyamaswa, ntabwo abantu bose bahinduka ngo nuko bahemukiwe. Uko umuntu aba afasha abantu, abo yafashije bakamuhemukira, umutima we ukazinuka burundu akumva nta muntu yazongera gufasha, kandi bigahendera nta muntu yongeye gufasha. Ariko nanone hari ba bandi bahemukira, yewe ukanabahemukira binarenze, ariko kuko bafite umutima wa kimuntu bavukanye, umutima w'ubumuntu wuje impuhwe, ntibibabuze gukomeza gufasha, ntibinababuze gukomeza nyine kubaho ubuzima babagamo. Rero uriya niwe ituze. Erega izina ni ryo muntu. Nyina harya nyina niwe ari mwise, abundi se wubwuze uwamwise, umuntu wamwise tuze niwe wamukoze, aratuje nyine. None se amahane yayakura? Impamvu Tani ubona nyine ari inkashi, ukabona atavugirwamo, afite character nk'iya mama. None se wowe uvugirwamo? Hari umuntu ujya ukuvugiramo? Waribyaye rero. Uko wibyaye ni nako Lina yibyaye. Rero ntukajya ngo bitindeho, buriya hari ibintu abantu batazi. Sometimes character z'abantu hari igihe usanga baba bazikomora ku babyeyi, ntabwo se mu muryango gutyo,
ugasanga nyine ni ikintu kigenda ku bana. Yego hari abadotora imico nk'iyo ngiyo 100%, ugasanga hari umuntu uvuyemo agahinduka, urugero nkawe. Ese iwanyu bose ntibatuje ntibitonda, si imfura z'i Rwanda, ariko reba uri sekibi bigenda n'amaguru, umutima ugira wagira ngo ntago mama wari wakubyara. Niyo mpamvu rero utakagombye gutinda ngo uvuge ngo gute ngo Tani yateye kuriya, ni wowe musa waribyara. N'impamvu Eva n'ububona ubugome bwamunaniye agerageza no kuvuga nabi, mu kandi kanya ukabona byanze, ntago ari ibye. Afite umutima utandukanye n'ibindi byose, afite umutima utandukanye n'ubutekereza n'ubwo. Ariko nanone bene nka bariya, iyo agiye kugira ubugome, agira ubugome burenze ubundi bwose. Ahubwo se buriya Taniya ntabwo yatwumvise, ariko ntabwo yatwumvise. Yaza kuba yatwumvise akumva ko ari njye wagize se kuriya, n'uburyo bari inshuti, yari kwinjira ahangaha yari kumeza umwuka. Ati se bati njye mfite ikibazo, ntiyaba yumvise ibyo twaganiriye. Ati yewe ndamuzi naramubyaye ntabyo yumvise. Taniya se buri ugeze ngo yabyumvise n'uburyo arakaramo n'uburyo kamere yiwe izamuka, ntaba twese dusiribanze hano, aba turangije da. Ariko icyiza n'amahirwe dufite ntabwo yabyumvise. Tuve aho ngaho tugarukire kuri Latina. Taniya yabaje amusanga, ati Taniya nizere ko basi kuri inshuro mama ubashe kumukuramo amakuru ya nyayo. Ati ntabwo mbizi, ntabwo ndi sure, nambwiye ari ukuri. Ariko reka tujye gushakira aho yambwiye. Tuve kuri abo ngabo bombi babiri basa n'abagiye gushaka ituze. Tugarukire kuri Allen. Naba yicaye ari kumuganiriza. Ati Allen, kuva twazika mama wawe nturari, urangwa, wicaye hamwe, muryama, mubuja, urabona uri bubeho gute? Urabona uri busavayivinge gute? Ngaho mbwira ukuntu umeze. Ni mu marira. Abwira Mira ati mama ari hano, ntabwo ndabyumva, sindabyakira, meze nk'umuntu uri mu nzozi, ndi gutekereza mvuga se kuko mama nawe yaragiye, neza tubaye imfubyi buri, nta mama nta data, nta muryango tugira, kwa data ntibadukunda, umuryango wo kwa mama nabona tuzabaho gute? Mira nakazingira, n'akazi nakoraga karako mu rugo, ibyo nagasezeyemo ngo urukundo nakundaga hirwa, ariko hari wari umugambi w'Imana kugira ngo nite kuri mama, ngire n'ayo mahirwe yo kugira ngo azampfire mu maboko, azicuza ko yapfuye ntamurwaje. Nagerageje kugenda nshaka akazi ahantu hirya no hino, nanjye nirwa mpfurira abantu, buriya Dani twamenyanye nagiye kumufurira,
arangiza mbere impfu anyitaho kugeza na n'uyu munsi, gukura namenya Dani kugeza ubu ngubu yambereye imfura pe, yambaye hafi. Yamfashije kuvuza mama, yitaye kuri barumuna banjye na basaza banjye, ariko ntabwo nshaka gukomeza kuba umutwaro, sinshaka gukomeza kubera umutwaro mwebwe, abe wowe, abe papa Rihani, abe Dr, abe Dani, mwaramfashije pe, nukuri Imana izabaha umugisha, izabitura. Njye ntacyo mfite nabitura, niyo mutaza kuba mwe. Ntabwo mama twari kumuherekeza mu cyubahiro nk'uko byagenze, gusa ubu dufite ntacyo dufite, nta n'aho kugurisha twari kuba dufite, ngo ntabura ngo mama tuzamuherekeza neza, ariko mwibare mwaritanze. Nuko Robert atari hano nahirwa ngo mbashimire, bakoze mu yabo bajyana mama wanjye imahanga ngo barebe ko yabaho, ariko ntiyabaho, ibyo ndabizirikana. Ibintu byose sinzi uko byakozwe, sinzi n'aho isene zavuye, ariko icyo nzi ni uko mwambaye hafi. Byose byakozwe ndabizi ko ari mwe mwabikoze. Ntabwo mfite icyo nabitura, ariko Imana yo mu ijuru izabahembera. Iyaba abantu bose bagiraga umutima wa kimuntu, bakagira umutima ufasha, isi yaba nziza kurushaho. Ariko abantu beza nibo bake ugereranyije n'abuje ubugome. Kuri iki gihe imiryango iraryana, abantu bangana ntacyo bapfuye, umuntu akakureba akitera akakwanga. Akakwanga neza neza, nta kintu n'iki na kimwe mupfuye. Imiryango ntiyumvikana. Ibaze nk'ubu iyo nza kwishingikiriza ku muryango, ese ubu iyi Imana itabanzanira nari kubigenza nte? Gusa ndahangayitse, ndibaza icyo ngomba gukora ngo barumuna banjye bige, basaza banjye bige, njye mukuru, njye basigara. Ese ubundi kuki urupfu rwabaye? Kuki Imana idutwara abo ngabo dukunda kandi b'inkingi za mwamba? Kuki Imana itwambura iby'umumaro mu buzima? Ahari wenda mama wanjye nta kintu yari agishoboye gukora, ariko byonyine no kumureba twembi byatwongereraga imbaraga tugakora. Uzi gutaha ntabwo ufite uwo wita ngo mama, ariko ubu nzajya ngenda ngaruke nawe nishingikirizaho, nawe naganiriza, nawe nabwira agahinda kanjye, nawe natura umubabaro wanjye. Mama niwe naturaga ibibazo byanjye byose, niwe wampumurizaga, niwe wangiraga inama. None ubu ndamubuze byiteka, ubu ni kujya ngenda nzi ko ndi bugaruka ari njye bareba,
duhura twabaga tutameze neza tubona ibintu byanze, mama akagera atyo akaduhumuriza. Ariko si ubu tuzahumurizwa nande, ariko si ubu ninde nzajya nishingikirizaho. Mira, mbuze umuntu ukomeye mu buzima, mbuze uw'ingenzi. Ndajya kurya ntakwibuka mama, numva peti ndayibuze. Natekereza kuryama buri bitotsi, nkavuga se koko mama yaragiye. Niyo mpamvu ubona ntavaho ntabuja, ndashaka kurya, ndashaka no kuryama. Simfite icyo gukora, umutima wanjye urananiwe, uraremerewe, intekerezo zanjye zose zarahabye, umutima wanjye wose warahabye. Ntacyo gukora n'iki na kimwe mfite. Mira ahera ko yiyegereza Allen, ati Allen ntabwo uri wenyine. Reka natwe turahari, turi umuryango wawe. Wikumva ko musigaye mwenyine, genda gusezeranya. Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, njyewe Mira, nzakuba hafi. Icyo uzakenera cyose uzambwira. Wikiheba ngo wumve ko ubuzima burangiye, ufite abantu bagukunda. Ugomba gukomera ku bwa barumuna bawe na basaza bawe. Ese nuguma gutyo utekereza gutyo, umutima wo gukora no kugira ngo umushyire hamwe uzava. Mbabarira, sohoka muri situation. Ndabizi kubura mama ni ibintu bikomeye, kubura umubyeyi ni ibintu bitoroshye, ariko ugomba gukomera kandi ugakomera, ukabikorera wowe, ukabikorera mama wawe utakiriho, ukamwereka ko uri umunyembaraga ushobora no kwita ku bavandimwe bawe. Tuve kuri aba ngaba tugaruke kuri Latina ndetse na Tania. Babageze kwa Jaya mu rugo, arakomanga akabafungurira. Kubafungurira mama Jaya ahera akababaza ati bite ko mutugendereye. Era ko bamwibwira ati nitwa Tania, ati nitwa Latina. Mama Jaya ati ariko simbazi, twabafashe iki? Twari tuje kureba, bari baturangiye hano, tuje kureba ko Ituze yabatiri hano, twaramubuze. Mama Jaya ati Ituze Evadise? Ati yego yitwa Ituze Evadise. Mama Jaya ati mwihangane, ariko nawe uri hano. Ati nawe uri hano kandi bari baturangiye ko ahari, bose basi ari hehe? Mama Jaya ati rero buriya bya Ivan ntabwo byagenze neza. Ivan yananiwe kwakira ko Jaya atakiriho. Sinzi uko ndi bubyite, ariko nawe ntabwo byamugendekeye neza. Naho uhari rero. Kandi ati hoya bishoboka. None se yarapfuye
yarapfuye ntawe ukiriho mubimbwire. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niki gitera Mama Jay kuvuga ko Ivan atakiriho nangwa se nawe uhari? Ese aho koko yaba atakiriho byaba byararangiye nabi se? Witwa warahemutse byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Ibisanzwe nitwa Atete, inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.